reka nkubwire pe ibi bintu akenshi wenda kuri njyewe nubwo wenda mpaza rifili zanjye ukabona wenda kuri njye like kuri njye nyine ndi kwihaza ubwanjye ndi kumva ko nyine numva ko ntacyo bintwaye cyangwa se numva ko nta kibazo man birabangama cyane ko iyo numvishe nk'abantu banteraho comment cyane cyane wenda n'abandi mu masosiyete ugendamo bandi ngira agahinda nkababara cyane ariko akenshi narabibabwiye aho kujya mu muze n'abarozi bandoge mwe mumuze n'umupasita ansengere basi wenda kubw'imbaraga z'Imana birashoboka so hari nanjye mba nshaka wemera ko Imana ishobora gukoresha umuntu ibyo bintu akagusengera bikavamo ndabizi kubera ko ndabyemera cyane ko ibi bintu tuba dukora cyangwa se nisanzemo ari icyaha genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane turagarutse n'ubundi turi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi bifuriza gukomeza kugubwa neza cyangwa se kugira ibihe byiza mu byo muri gukora byose. Nitwa Sam Gakire kumwe na Jerry muri rwa rugendo rwanyu rwa buri munsi ari nako tujyana na Gift Restaurant iri mu mujyi hejuru ya mu nyubako ya Kigali Tower hejuru ya Tekino bafite amafunguro meza bari kwerekana n'imikino y'igikombe cy'isi aho urahagera bimeze neza cyangwa se uze ku Gisozi hano kwa Gaposho kuri Dylan's Bar hirya ya FPR na hano naho heza cyane ho kurebera imikino ho gusohoka n'umukunzi wawe ngira ngo ni naho turi gukorera iki kiganiro twicaye by'umwihariko twaba dufite igikoni gifite specialite utasanga handi ubwo abantu badukurikiye bari muri ibi bice cyangwa se bari hirya bashaka kuhaza bahagera kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uyu munsi ndagarutse Sadunda ni umwe mu bantu bagiye bagaragara mu buryo budasanzwe muzi ko mu Rwanda akenshi ntago tuba tumenyereye umuntu w'igitsina gabo cyangwa se umuntu kumva ngo uyu muntu n'umutinganya umuntu wese ayumva ngo biracitse isi irarangiye gusa aho bigeze ubu kubera ko imibare y'abantu bamwe twagiye tubona bari proud yabyo babyemera nk'aba Semuhungu Eric Semuhungu uri very proud tukagira naba Ige ni benshi murabazi abaje baza muri social media mu minsi ishize abo bantu bose ndi kuvuga bagiye bagaragara muri social media ariko bakagaragara bambaye imyambaro ya kigabo ariko bavuga ko bo akakubwira ati ngiye rwose ngende umukobwa ku buryo niyo umwise nguru umusore mwenda kurwana. Sadunda amaze iminsi agaragaye we by'umwihariko n'umuntu wagiye ugaragara yambaye amakanzu nkuko muri bibona amakanzu ya gikobwa ari umuntu wambaye utugurune abantu twatundi twadushene bambara ku abatwambaye abayambaye nyine udukweto twa gikobwa murabibona n'uburyo abayicaye nyine arakubwira ati ngewe nikomeze yajya agaragara muri video nyinshi mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi twongeye kumugarura hano ku Rugendo Online TV kugira ngo tuganire tumenye byinshi cyane. Sadunda umeze neza? Ya meze bon. Meze bon. Ibintu na amahoro. Ya ibintu na amahoro. Ninde wakwise Sadunda? Umuntu wanyise Sadunda ni umuntu wamaye intro. Yavuze ati intro yawe ni Sister of the Sisters umushu w'abashu Sadunda mwenyewe ya umuntu wanyise gutyo nyine ni umuntu wamaye ka intro ya niwe wanyise Sadunda bitewe uraryemera uri proud yaryo proud of it Sadunda umuntu arakubona za Nyabugogo ahantu hahurira abantu benshi wambaga kanzu uri kugenda witwara nyine kinyarwanda kazi kandi ukabona urabyishimiye kubera iki abantu rimwe na rimwe bavuga ati ngewe ndi umutinganye reka mbikoresha iyo mvugo akenshi usanga bitewe na societe yacu kuntu byakira babihisha kubera iki bahisemo kubikira ku karubanda Sam impamvu nge nanze kugira ngo ngire limitation ili self limitation ku buryo wenda nge ni limita hari ukuntu nyine umuntu yilimita
cyangwa se hakagira n'undi umulimita ikintu cyakamubuza uburenganzira bwe afite ugasanga ariyahuye cyangwa se ugasanga wenda hari kubite n'uburyo societe bamurwanyije cyangwa se bakamurwanya ndetse sina societe ni wabo ugasanga baramurwanyije ababyeyi abavandimwe utuntu nk'utwo ngutwo none bamubujije kugaragaza ibimurimo kuba refill y'ibyakora kuba refill y'uwariwe ugasanga nyine agiye kwiyahura man reka mbabazi Sadunda ngiye muri Nyabarongo ugacyamo ugasanga niyahuye wabyishimira ndabaza bari abantu bakomantinga banuka cyane banuka bandika comment nyinshi banuka man nagaruko nguko ngewe nisan nabishatse ahubwo niko nisanze means niko naremwe niba naremwe Imana ikama behaviors z'aba baby kama imyitwarire y'aba baby kama imyumvire y'aba baby kandi ufite igitsina cy'abagabo so nanone ikindi kama na ese aho niwumva ko wahombye nta bintu wahombye nta kintu na kimwe nahombye kuko niba none se ko Imana iha umuntu igitsina gabo kugira ngo agikoreshe iki bororoke ubyare ubumva uzabyara ute Yesu yarabyaye ntago yabyaye yarabyaye nyine none se urashaka kwigereranya na Yesu ntago none se ntiyavutse nyine we ntiyavutse kuki utaba role model wa Yesu se kandi yaravutse ariko nanone yambaye amakanzu se baravuga ngo mugende mubyare mwororoke siyambaraga inkweto mwikiza abakobwa ntiyazambaraga none se hari icyo nkora nacinga amabere ndagikora gusa nyine ese kutari washyiraho agaherena ko kuzura nako kari hafi kujyaho ntago rero ibintu wahita ubikorera rimwe ko kanya ngo nuko ari kuteye wenda ntago ndagira refile yako cyangwa se ngo numve ndi proud yako gusa nako kari hafi tu ninumva mbishaka ejo zabo uzakabonaho yego wari uri kuvuga ati uko niko nteye niko meze niko naremwe nizihe mbogamizi ukunda guhura nazo cyane muri famille no muri societe imbogamizi zo ni nyinshi kubera ko hari abantu usanga bari kumfata ukundi kuntu baramfata nk'umuntu waciye ibikuba wacinga amabere famille ramamagara ugasanga bari kumbwira ati Sadunda what went wrong for you gusaba impamvu batabitindaho cyane nuko bazi ko nubundi ariko nakuze ninde muntu waguhamagaye bwa mbere muri famille yawe ni mukecuru mbyara ariko nawe yamamagaye kera ariko man ntago ari ubu ngubu kera nyiri na muto ugira abavandimwe bawe ndabafite bo ntago bigeze bagira bo bafite n'ingo barubatse benshi barubatse ntago baguhamagara bagutuka ikindi kuri ibyo nshaka kukivugaho nirinze amajurujuru mu matwi nirinze umuntu unzanaho varu bla bla utuntu twinshi ndabafata ndababoroka nari telefone mbere nimero mbere nyikuraho abantu benshi bari bazi nyikuraho kugira ngo batazamamagara bambwira utuntu nk'utwo tuduteshwa mba nashaka kumva kuko uwo aje kukulimita aje kukubuza uburenganzira bwawe kandi nta muntu ufite uburenganzira bwo kukubuza uburenganzira bwawe cyane ko nge ntacyo nishe nubwo wenda ntacyo nanakijije ariko nta n'icyo nishe uraho mbese ntawe tu ntawe mbangamiye kandi nawe ntumbangamire ko nawe ntabwo nkubangamiye si byo se niyo mpamvu abantu benshi uba usanga gusa biba byiza because of nubwo ndi proud yabyo birashoboka ko ibintu byahinduka birashoboka ese uba wumva ko niko umeze niko imisemburo yawe imeze ariko nanone imisemburo yawe ntagikumvisha ko ushobora kubona umukobwa wumve wamwifuza nk'igitsina gabo ntago bibaho ntago byashoboka wenda hari igihe abantu babivuga cyangwa se mbivuga kugira ngo nukubeshya cyangwa se ngo nari nuko ari imbere ya kamera wapi ni benshi njyamba ndi kumwe nabo b'abakobwa kandi beza bya danje noneho bo impamvu tuba turi kumwe ni ukugira ngo twihurire abakobwa iyo bari kumwe baba bakora utuntu twinshi slaying bari muri utuntu two kwinjoyinga gusa koga mu mazi ndetse ko mbona igitsina kobwa iyo tumaze koga tujya no kwambara ukabona ngiye kwambarana nabo turambaranye nkuyemo nabo bakuyemo ndetse ko mbibona akadiki kanjye kaguma kakarya
no happy rwose mbona nyine I swear to God mbona nazi byari byo nyine tu nkuko nawe ushobora kubona umutipe mukajya ahantu muri room mukajya hehe ukabona nyine ntabirenze muri kumwe nk'abajama nyine ntabikaze byo mbonye gusa nyine akenshi ugirira santima abahungu ntago nta numwe njya ngirira santima oya cyane ko abahungu tuba tutari kumwe cyane use nakugira santima tuba tutari kumwe bajya bagutereta abenshi cyane kuri ku mbuga nkoresha za Facebook baranyandikira za WhatsApp kuko nimero yanjye barayibona cyane ntiwanayibura nibibaho gusa baranyandikiye bamwe bari no mu Burundi abandi bari muri Amerika abandi bari no mu Rwanda bari mu Rwanda ahubwo ni nkagashwiririza haguye baruzuye chamani mape mvugisha ukuri mama Imana mvugisha ukuri harimo abatipe mu chamani ko mwanasaze abantu mwarasaze pe abatipe bo mu Rwanda nibo ahubwo bantesha n'umutwe cyane bakawa makarasa dundangwa duhurire ngo muri Rio de Gikondo duhuranga kandi Rio nawe urabizi murabyumva Rio n'amacumi ni umacumi ngo duhurire muri Rio ngo ndashaka ko duhura tukaganira ndashaka ko duhura tugasangira utuntu nk'utwo nta nese amuswita we ninda akubwiye ko uyobye wese ayobera kuri Sadunda nje ntago ibyo njya mbikora nta nubwo nabikora cyane ko abatipe nta chilling nyinshi tujya tugirana ahubwo mba ndaho tuganira n'aba baby gusa duchillinga n'aba baby gusa by slaying abiranga Shada amafaranga yakura he nimba utajya mu utaryamana n'abandi bantu ngo ubone ukora uduki dushaka kugufasha mu mibereho yawe urumva ugiye kuryamana n'abantu kugira ubone amafaranga waba uri indaye kandi ntago ndi indaye ntago nicuruza yego uruvanga amafaranga mfite akazi gasanzwe nyina filime yego nyina filime bisanzwe so niho nkuru dufaranga twa filime kindi mfite n'akazi kandi gasanzwe mfite shop ya cakes mfite shop ya cakes Igikondo urumva ko ahantu umuntu akura dufaranga ni henshi wangu atari muri ibyo ngibyo to gusa kwambara gutya cyangwa se kuvuga ati wenda ngiye kwerura mvuge ko nge ndi umugay wenda ni byo benshi abantu babivuga niko benshi babivuga bambona bamfata nuko ngira ngo mbere feel you wondi we nambara uko nshaka genda uko nshaka nawe urabibona so kandi mvuga uko nshaka uko navutse muri makeya abariko mbaho akenshi abantu baravuga ngo ibi bintu rimwe rimwe kugira unarabyakire uri droga ukanywa ibiyobyabwenge na drug ukoresha man uretse nibyo ngibyo uvuze bya drugs nta n'inzoga ngo ntago nywa inzoga unywa agafanta hari abantu benshi bambonye kuri kamera nasinze nagize gute ndi kurwana nabuza yo kwishyura nagize gute murahita munabyandika muri comment ati ko hakanye ko nta nzoga unywa tukaba twaragufashe wasinze wagize gute ngiye kubigusobanurira yari acting yari film no ntago yari filime kiriya gihe haje umuntu bwa mbere kuko byabaye inshuro kabiri bwa mbere nari ndahantu maze gukora interview haza umuntu aranshuka afata rikeri asukamo fanta aravanga ngira ngo ari kunywa fanta naje arambwira ati wambabariye ukanywaho maze kunywaho sinamenye n'uburyo nahwereye sinamenye n'uburyo bansize sinamenye n'uburyo nanyweyemo inzoga nuko bazinywesheje ubugira kabiri nabwo nari ndahantu negereje umuntu twari dufitanye gahunda arangije araza aje angurira aburi ikintu cyo kungurira mwaka fanta arayibura ngira gute byose arabibura ati basi nkwa kucyo mfite amakuri virunga nandi kunywa akabyeri ka virunga niko yarari kunywa ndaje navuga ni noneho ntacyo bitwaye reka nsomyeho sinamenye uburyo nk'umuntu rero utanywa inzoga gusinda nako kanya sinamenye uburyo byaje mba nsinze muri ubwo buryo noneho ngiye kubona mbona yiganzanyeho kamera twita turwana rero ko yatwanashwanye twita turwana muri ubwo buryo n'ubwo buryo bwonyine nge sinjyanywa inzoga nta n'ikindi nkoresha na drug nimwe kuko n'inzoga nayo ni ikiyobyabwenge abye ubwo niwe muntu mwabyumvaga ige twari inshuti nyine twarakundanaga kera noneho mbona biri kwanga gukomeza gukundana nawe kandi ari yitwara kigore nawe ndavuga ni reka tureke
ntago njye nabishobora mpita mpindura style kubera ko niyo yayindimo nitwara kigore nanjye ni nako n'umuri twamenyanye ariko nitwara ahubwo sinzi ukuntu buryo urukundo ni hatari sinzi ukuntu byaje nyine mpita nanjye kwambara kigabo turakundana mba nkashiriwe mba nk'umugabo we ariko nyuma mbona wapi ntago bindimo mba biretse rero tuba turashwanye ubona utazajya ubasha kwactinga mbona nazajya mbasha ahubwo si no kwactinga mbona nazajya nshobora kuba ndi kumwe nawe dukundana kandi duhuje culture duhuje culture duhuje nyine behavior imyemerere tuyihuje ko twese dufite imyemerere ya gikobwa so numva rero tutazashobora gukomeza muri ubwo buryo bambivuyemo gutyo da bamuhaye shenye nabaciyeho umuhaye shenye harya ubusanzwe wambwiye ati ibi bintu rwose bindimo gusa nanjye hari igihe bijya bintera ikibazo cyangwa se bikantera kumvugiza iki numvagije depression nkumva ngize akantu ka shamed utwo tunago tujya tubura ese wumva ko bishobotse ukabona ukagirirwa n'ubuntu n'Imana kuko Imana niyo ishobora kukugirira ubuntu ibyo bintu wabivamo cyangwa hari uvuga ngo ibi ni ibintu byanjye ndabyikundira rwose n'abashaka kunsengera cyangwa se namba bafite izo gahunda mu byihorere rwose Sam reka nkubwire kenshi na kenshi bashakaga kugenda bamuza n'abapastors ngo bansengere bashaka kugenda bamuza n'abarozi abapfumu ngo bandoge bivemo nyine ariko kenshi narayo babwiye aho kujya mu muze n'abarozi bandoge mwe mumuze n'umupastor ansengere basi wenda kubw'imbaraga z'Imana birashoboka so arije nanjye mba nshaka wemera ko Imana ishobora gukoresha umuntu ibyo bintu akagusengera bikavamo ndabizi kubera ko ndabyemera cyane ko ibi bintu tuba dukora cyangwa se nisanzemo ari icyaha ari ibintu n'Imana yanga so Imana nayo ibigira ngo mbivemo so ngize nk'amahirwe ni chance kuko kubibamo nanjye ntago mba mbyishimiye ahubwo ni kugira ngo mpaze feeling nyine ibyifuzo byanjye cyangwa ibyiyumviro byanjye so ngize nk'amahirwe nkabona umuntu wo kumfasha akamba hafi akansengera ikindi akama ibyo nifuza muri make kuko rega ni Imana igutumye ku muntu ntago igutumye kugira ngo niyo umusanze inzara yaramwishe akaba akora ibintu kubw'inzara akaba wenda tuvuge niba nambaye gutya nkambara gutya akagira nk'umuntu unyenera wenda mu bikorwa bimwe na bimwe urumva arama amafaranga n'ubuzima kugira ubuzima nyine ubuzima nyine kugira mbona ukombaho tu so uwo muntu rero abonetse abona umuntu umba hafi uhaza ibyo byifuzo byanjye ushobora kundemera akantu ibyo nyeneye shamani n'iminota kuba wenda nabivamo erega no kubijyamo akenshi na kenshi n'umuntu abijyamo bitewe n'agafaranga mana bitewe n'akantu umuntu aba yifuza abakeneye so ako rero iyo kabuze wenda habonetse nk'umuntu wenda ukwitaho muri ubwo buryo Sadu urambwe ngo icyambere ukeneye amasengesho ubundi ugakenera ndabizi ko abakunzi b'Urugendo Online TV abantu badukurikira n'abantu bemera Imana n'abantu bemera imbaraga z'Imana Imana ishobora gukoresha umuntu agahindura ubuzima bw'undi nimba ko kuvuga ati ibi bintu nanjye ubwanjye birambangamiye ari depression ndasaba byibuza abantu badukurikiye abakozi b'Imana abanyamasengesho Sadunda mu murambike biganza mu musengeri abantu banjye nimero ndaza kwishyiraho hejuru ikindi kandi nimba hari nk'umukozi w'Imana uri bugufi numva ko dushobora gufatanya n'umurimo w'Imana kugira ngo Sadunda ahinduke uwo muntu anyandikire cyangwa se ampamagare tuzaze kureba Sadunda cyangwa tuzajye guhura nawe tumusengere kuko ibyo byose iki kiganiro ngikoze nyuma y'ikindi twakoze yarampamagara ambwira ati nkunda kubona ukora ibiganiro by'iyobokamana kuri channel yawe uzanshakira umuntu unsenyera n'umushaka guhinduka yarampamagara bimbwira by the way nabambwira azaza dukora ikiganiro mu bantu bazareba iki kiganiro byose ntago azaburamo abantu bashaka gusupportinga cyangwa kumufasha kuva muri ibi bintu kandi nizeye ko bizakunda kuko twizera imbaraga z'Imana
cyangwa se uburyo Imana ikoresha abantu. Ubwo rero abantu badukurikiye badufashe inkunga y'amasengesho. Sadunda akeneye no kuva muri ibi bintu akabona ubushobozi, akaba yaterwa inkunga, akabona ibyo akora bindi bimukora muri ibi bintu. Bani Sam, yeka nkubwire pe, ibi bintu akenshi wenda kuri njyewe nubwo wenda mpaza rifili zanjye, ukabona wenda kuri njye like kuri njye nyine ndi kwihaza ubwanjye, ndi kumva ko nyine numva ko ntacyo bintwaye cyangwa se numva ko nta kibazo. Man, birabangama cyane ko iyo numvishe nk'abantu banteraho comment, cyane cyane wenda n'abandi mu masosiyete tugendamo, bandi ngira agahinda nkababara cyane ko abo bose baba bikora gutyo ntago baba bazi impamvu y'ikintu, ntago baba bazi ngo bimeze bite. So njye mba nkunda kubabwira cyane, niyo wenda hasohotse akavideo kanjye nkagakomantingaho, nkunda gushyiraho agastrike ndi kugira gutyo, kuko ibiba biri bukurikira inyuma ntago mba nzi ibyo ari byo. Ikintu nsaba Banyarwanda, abaturarwanda, ba diaspora muri hanze, bantu munkurikira muri benshi pe, ndabasaba inkunga zikomeye, inkunga z'amasengesho. That is the first. The second, nawe nubona nambaye kigabo, ukabona ngenda kigabo, ukabona mvuga kigabo, nkora kigabo, bizagushimisha. Mbonye basi umuntu wo kunkurikirana akamenya Sadunda ubayeho ubuzima bwe, kuko right ibi byose kubikora n'ubuzima man, n'ubuzima pe. So that's why the first of all inkunga y'amasenge, the second umuntu wo kunyitaho akankurikirana, kandi ibyo byamfasha man Sam. Okay, nta kindi kintu ndi burenze ku bintu Sadunda avuze. Reka mbwira abantu badukurikiye bari kureba iki kiganiro, abafite abanyamasengesho, inkunga y'amasengesho, nimero ye nimyishyizeho hejuru kuri iki, mu muhumurize abashoboye bari hafi baze tuhure nawe, abakozi b'Imana bumva ko batanga inkunga yabo ku buryo bukanamufasha mugani, tukamushyira iyo myenda ya kigabo, tukamushyira ibyo biki agasa neza, tukamusengera Imana agahinduka. Kandi wihangane wizera Imana, ndabizi bizagenda neza cyane. Ku bantu badukurikiye bari kureba iki kiganiro, mwese amasengesho yanyu, buri muntu wese yandike comment ayerekeza cyangwa se azamuri ikiganza, twirukane izindi mbaraga nyine zishobora kuba zimujyana muri ibi ngibi, zimugire muzima, kandi nize ko bizagenda neza. Reka mbashimire, kanshimira umuntu wese duha umwanya, reka nshimira abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye, kandi reka nizere ko ibi bintu Imana izabikora kugira ngo yiyubahishe Sadunda, tukamubona ari umugabo yatakitwa yo Sadunda, yitwa Manzi nkuko yitwa Manzi, anameze neza cyane. Imana aramuhindurira amateka. Reka mbashimire cyane, mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde.